loves TV. Rwanda is watching. Twongeye kubasuhuza abakurikiye Clouds Tonight ni umwanya w'amakuru mu Kinyarwanda yo kuri uyu wa gatanu tariki 25 Ukuboza 2015. Amakuru yacu haraza kwibanda ku munsi mukuru wa Noheli usanzwe wizihizwa ku itariki ya 25 Ukuboza. Polisi y'u Rwanda yafashe abacuruzi b'ibiyobyabwenge, inkuru nayo turaza kuyigarukaho, tunyarukire no mu mahanga turebe uko byari bimeze kuri uyu munsi mukuru wa Noheli. Imbaga y'abatuye isi bemera uwayihanze akarema ibiriho, uyu munsi biriwe bizihiza umunsi mukuru wa Noheli. Ubusanzwe Noheli ni umunsi w'ibyishimo n'umunezero kuko ariho abakirisitu bibuka ivuka rya Yezu cyangwa Yesu bitewe n'ukwemera kwawe. Noheli iva ku ijambo Noel ry'igifaransa, ikaba kandi ari nayo Christmas mu Cyongereza. Kuko bisobanurwa n'inyandiko zitandukanye z'abahanga mu by'amateka, umunsi wa Noheli waba waremejwe kugira ngo uhurirane n'amaboneko y'ukwezi kwa mbere kwitumba, kuko abaromani bawizihizaga ku itariki ya 25 Ukuboza buri mwaka. Nubwo bwose ari umunsi witabwaho cyane n'abakirisitu, bamwe bawizihiza nk'umunsi wo gusabana n'imiryango yabo ndetse no kuruhuka. Ijambo Christmas ni ijambo ryunze riva kuri Christ, Mass, misa ya Kristu, tugenekereje mu Kinyarwanda. Iva kandi ku ijambo ry'icyongereza ryo hagati y'umwaka wa 900 n'u1600, Christmas, rikaba ryarakoreshejwe bwa mbere mu mwaka w'1038 nk'uko amateka byerekana. Christes riva ku Kigiriki Christos, naho Maese ni Kilatini misa. Uhere hagati mu kinyejana cya 16, inyuguti X y'Ikiromani yagiye ikoreshwa nk'impinamagambo ya Christ. Niyo mpamvu benshi biyandikira Xmas aho kwandika Christmas. Mu myaka myinshi ya mbere kinyejana cya 16, benshi mu banditsi bizeraga ko Yezu koko yavutse kuri iyo tariki ya 25 z'ukwa 12. Mu kinyejana cya 18 nibwo hagiye haboneka abandi bagiye basobanura ibya Noheli ariyo Christmas. Muri bo hari uwitwa Sir Isaac Newton wasobanuye ko itariki yafashwe kugira ngo ihurirane n'imboneko y'ukwezi kubanziriza itumba hiveri, kandi mu gihe cya kera yizihizwaga ku itariki ya 25 Ukuboza. Mu 1743 Umudage Paul Ernest Jablonski yagaragaje ko Christmas yashyizwe kuri 25 Ukuboza kugira ngo uhurirane n'umunsi w'Ikiromani wo kwizihiza izuba wa Dies Natalis Solis Invicti. Ibi bigatuma we anavuga ko kubera iyo mpamvu Noheli wari umunsi wa gipagani. Amwe mu matorero ya giprotestant niko akibibona na maginga ya. Mu 1889 Louis Duchesne yavuze ko Noheli yaba yarabariranyijwe nk'amezi 9 uhereye kuri 25 Werurwe, ukaba ari wo munsi bizihizagaho isamwa rya Yezu, cyane cyane Kiliziya Gatolika. Kuri kalendari y'Abaroma 25 Werurwe wari umunsi w'ukwezi kuzuye k'umuhindo. Byumvikane ko ibihe bidahuye n'ibyo mu Rwanda. Nubwo bigoye gusobanura amateka yose, ikigaragara neza nuko Noheli yizihijwe bwa mbere nk'umunsi w'ivuka rya Yezu kuri 25 Ukuboza umwaka wa 354. Mu nyandiko yiswe Chronography of 354, ikaba ari imwe mu nyandiko zarokotse zandikiwe i Roma muri 354 nyuma ya Yezu. Noheli ni umwe mu minsi yizihizwaga cyane ku isi, ariko siko byahoze. Nyuma y'imvururu z'abaprotestanti mu myaka y'1500, amwe mu matorero ya giprotestanti yanze kujya yizihiza Noheli, kavuga ko ari ibisigarizwa by'ibyarangaga ubupapa. Uko imyaka yagiye ishira, ariko cyane cyane uko bigaragara ubu, Noheli isigaye yizihizwa hafi n'abantu bose b'amadini anyuranye, cyane cyane ko no hanze y'urusengero ari umunsi wafashwe nk'ikiruhuko gikomeye cyane kurusha ibindi mu mwaka. Tasiye Biziyaremye, umunyamakuru wa Clouds TV, uyu munsi yiri wagenda hirya no hino aganira n'abanyarwanda bamutangariza uko bizihije Noheli.
Abakristo mu matorero yo mu Rwanda bifatanyije n'isi yose kwizihiza umunsi mukuru wa Noheli, aho baba bishimira ivuka rya Yesu. Mu Rwanda hose abantu barurujya n'uruza, bamwe bajya gusenga, abandi bavayo ndetse bajya no guhaha ibyo kurya by'umunsi mukuru wa Noheli. Nubwo hari benshi bagiye bavuga ko Noheli itakizihizwa nka mbere, bamwe mu bo twaganiriye badutangarije ko Noheli bayiteguye neza, bitabira ibitaramo bya Noheli bifatanya n'imiryango yabo, basenga, banywa ndetse banategura amafunguro atandukanye. Umunsi wa Noheli ni umunsi ubundi twizihiza mu miryango, abana bakishima, tukagirira neza abana, tukabafungurira, tukabigisha ijambo ry'Imana, bakazinduka, cyane cyane barazinduka kare mu gatondo ka kare, bakaza muri Sunday School. Noheli ndayibona neza rwose. Ubu saa sita z'ijoro Yesu umwana yavutse, turishima, turasa umwaka neza, turiza Noheli, tujya mu rusengero turasenga, ubu ndumva nta kibazo kabisa. Njya kwisiga Noheli kuko nshima Imana kuko umwaka ushize ndi muzima nta kibazo, n'umuryango wanjye wose. Umwana wanjye namukoreye surprise yo kumugurira imyenda, ngiye kumutekera n'icyo kurya n'icyo kunywa ndakimugurira, ubundi mujyane gutembera. Nuko Noheli hari umunsi mukuru w'abana, nabo ngo bafata Noheli nk'umunsi ukomeye cyane, aho bafashwa n'ababyeyi babo gutegura ndetse no kuyiziza mu buryo bw'amafunguro, umwuka ndetse no gutemberezwa nk'uko bamwe mu bana babivuga. Noheli ukuntu tuyizihiza nk'abana batoya, Noheli turabanza tugahura nk'abana bo kuri paruwase ya Kacyiru twese, ubundi tukaririmba, tukishimisha, tukaganira, abantu bakuru badukuriye bakatuganiriza ijambo ry'Imana. Nyuma yaho twarangiza tukanishimisha mu gufata ibiribwa bimwe na bimwe biba byabonetse ababyeyi bacu babasha kutugezaho. Murakoze. Hari imirimo myinshi kandi iyo mirimo nkatwe abana tuba twaratubashije gukora iyo mirimo, niba turi bwizihize Noheli turafasha ababyeyi, niba ari no gutegura ibiri buribwe tukabafasha, twamara kubafasha Noheli ikagenda neza, tukayizihiza tuyiteguye neza. Noheli nyine tuyiteguye neza, batetse kabisa kugira ngo turye twishime, twumve ko Yesu Kristo ari we wadupfiriye. Imiryango yacu biteguye neza, bavuye gusenga, barateka, ubu byose batetse, inyama, ifiriti, bari kwizihiza neza Noheli kuko turabona iri kutugenderekera neza cyane. Ubu home kabisa batuguriye imyenda yo gutemberana kuri Noheli, batetse n'ibiryo byiza kugira ngo barusheho twizihize Noheli neza, kandi kirushaho bari bunadutembereze kandi dutahe mu rugo kabisa twishimye. Umunsi mukuru wa Noheli urangwa n'itegurwa ry'amafunguro mu miryango itandukanye, aho ababyeyi begerana n'abana babo, inshuti n'abavandimwe babo, ariko kandi ngo bibaha akarusho iyo n'abana bagize uruhare mu gufasha ababyeyi babo gutegura ibya Noheli, nk'uko Derek umwe mu bana bizihiza umunsi mukuru wa Noheli yabidutangarije. Ubundi mbere na mbere ibintu byose ni Imana, twabanje gusenga, nimugoroba twabanje gusenga, rero ubwo turi gutegura Noheli, nyuma tuze gusangirira hamwe. Nabonye ngomba kubafasha ari ngombwa kugira ngo ibintu tubirangize neza kandi na vuba. Pasiteri Denise Twagiramungu, umushumba wa ADEPR paruwasi ya Kacyiru, avuga ko Noheli itizihizwa mu miryango gusa, no mu matorero irategurwa ndetse ikanizihizwa hakorwa ibitaramo bafasha abatishoboye kubona icyo kurya ndetse no gushishikariza abakristo gusenga. Mu cyumweru cyose turi mu bitaramo, ejo twari dufite Noheli y'abana, nabo nk'uko Bibiliya ivuga, Bibiliya ivuga ngo icyatumye nkumenya uwo n'Aburahamu wabwirwaga kwari kugira ngo uzatoze abana bawe n'abazagukurikiraho kunyubaha. Ejo twari muri Noheli y'abana, nabo tubabwira, tubigisha kubaha Imana binyuze muri Kristo Yesu. Hanyuma uyu munsi wa none nk'uko bigaragara, imyiteguro ni myinshi, hari ibyiciro bitandukanye byose byarayiteguye, harimo gufasha
n'abadafite icyo bari burya. Uyu munsi abantu barishima baranezerwa, ariko habayeho no gutegura uburyo bwo gufasha abantu bataza kuba bafite icyo baza gufungura, hanyuma bagenerwa ibiribwa, bagenerwa imyambaro, mbese byo kubafasha kwishima. Iyo wishimye hari abandi bababaye nabwo aba ari ikibazo. Ni byiza rero ko dusangira ibyo byishimo n'abandi. Ubutumwa bwa Noheli bwagiye bugarukwaho n'Abanyarwanda bizihiza Noheli, ahanini bwagiye bugaruka ku kwifurizanya Noheli nziza ndetse n'umwaka mushya wa 2016. ubutumwa nabwiye Abanyarwanda nyine ko bagomba kwizihiza. Iyo umwaka ushize ugomba kwizihiza, kuko iyo ugusize uri muzima ugomba kwizihiza nyine nta kibazo ufite. nuko bazana ibyishimo bakagenda ku midugudu yabo nabo bakazahura bakazashaka umunsi umwe bazayiragiza Imana, bagakora umunsi wo gushimira Imana ko barangije umwaka wa 2016 neza. Ubutumwa nabagenera ubutumwa bwo kuzajya bizihiza ivuka rya Yesu kuko ari umucunguzi wacu. Ubutumwa nagenera abana ni uko ubundi Noheli bavuga ko ari iy'abana, rero tugomba kumenya ko ari Noheli y'abana tukishima. Ni nayo mpamvu abana bose babona ababyeyi batwitaho cyane ku munsi wa Noheli, ni uko umwami Yesu aba yatuvukiye. Kugeza ubu mu Rwanda habarizwa amatorero atandukanye yizihiza Noheli, nk'itorero rya ADPR ndetse n'itorero Gatolika, itorero ry'Abangilikani mu Rwanda ndetse n'andi atandukanye. Gusa idini ry'Abahamya ba Yehova ndetse n'idini rya Kisilamu yo ntiyizihiza umunsi mukuru wa Noheli bitewe n'imyemerere yabo. Ubu home kabisa batuguriye imyenda yo gutemberana kuri Noheli, batetse n'ibiryo byiza kugira ngo barusheho twizihize Noheli neza. Uko abantu bakomeza gukora ingendo zitandukanye bajya mu minsi mikuru, usanga n'abacuruzi b'ibiyobyabwenge bitandukanye nk'urumogi ndetse na kanyanga aribwo bakaza ubucuruzi bwabo. Ni muri urwo rwego polisi y'u Rwanda yafashe umucuruzi wari utwaye urumogi aruvana mu karere ka Rubavu haruzana i Kigali. Uwafatanywe urumogi aremera icyaha, ariko hagatunga agatoki umugore we ko ari we bakorana ubucuruzi bw'ibiyobyabwenge. Yewe umuntu arucuruza, umugore wanjye niwe warucuruzaga, no baza kumufatira ku Gisenyi, bamufashe ubwo biba ngombwa ko njya kumurira ku Gisenyi kuri brigade, ambwira aho ibintu yabisize ngiye kubizana. Nari bizanye naho ibyo ngibyo yari yitwa Mungu yiko uri. Ibyo bintu n'urumogi cyangwa n'ibindi bintu? N'urumogi. Nari mbizi neza kuko ari abimbwiye ko ari urumogi rurimo. Tumaze ukwezi kumwe. Narureka. Abatabireka yenda no kwenda batarafatwa, ariko ngiye ko mfashwe nabireka ntabwo nabyonge. Ko bakora ubucuruzi bw'ibiyobyabwenge bakunda kwifashisha abamotari kugira ngo ibyo bafite bigere aho bigomba kugera nta nkomyi, ngo bituma abamotari babigwamo kandi baba bashaka amafaranga. Nk'uko umumotari wafashwe ahetse uyu mucuruzi w'ibiyobyabwenge abivuga, dore ko yivugira ko yafashwe atazi n'ibyabaye. Yewe nyine yaranteze afite akantu sinitaho kureba kakantuza mutwara nk'uko nsanzwe ntwara abandi, mugejejeyo ajya mugejejeyo mu rugo ngira n'ikibazo moto impfiraho, ahita ambwira ati njyewe aho ntuye abantu bakora amamoto b'abakanishi, aho kugira ngo ugende udahumesheje ngwino mu rugo mbakubwirire bagukorere moto ugende ikize. Tugezeyo kukigerayo njiye mu nzu we agiye gusohoka ngo akomangire abo bantu baturanye bakora moto. Ubwo ako kanya nagiye kubona mbona abashinzwe umutekano barahageze, mbona wahise agira ubwoba yirukankira mu nzu. Maze kwirukankira mu nzu nsigara n'abashinzwe umutekano. Ubwo nyine nanjye barambaza ndababwira nti ni ngiye wamuzanye mu kwega igiti cy'inyoni mugeza hano, moto impfiraho ndabibereka yatobotse aho bari babibonye yatobotse. Ubwo nanjye hari bakeka ko twari turi kumwe, baramfashe banjyana kuri brigade. Assistant Commissioner of Police Celestin Twahirwa, umuvugizi wa polisi y'u Rwanda, arakangurira abagifite umugambi wo gucuruza no kunywa ibiyobyabwenge kubireka, ndetse anakangurira abamotari kujya bagira amakenga mbere yo gutwara abagenzi. Icyo dusaba abanyarwanda no ikintu cyo gucuruza ibiyobyabwenge no kivaho, kuko ni icyaha gifite ingaruka ikomeye cyane ku muryango nyarwanda. Biratwangiriza abana, birangiza abantu muri rusange, bikabatesha gukora, bikabarangaza, ugasanga abantu bavuyemo imbata zabyo.
rwafashwe n'udupfunyika 600 tungana n'amafaranga y'u Rwanda 600 kugeza ubu uduce duturukamo ibiyobyabwenge n'utwa Rubavu na Kirehe tuvamo ibiyobyabwenge by'urumogi ndetse na Nyagatare na Gicumbi haturuka ikiyobyabwenge cya Kanyanga. Ni ku ivuko ry'ubukristo ariko ibirori byo kwizihiza Noheli y'uyu mwaka ntibyari bishamaje Bethlehem. Umutekano wakajijwe kubw'imvururu zikomeye ziri hagati y'Abanya-Israel ndetse n'Abanya-Palestine. Abayobozi bakekaga ko abakora umutambagiro mutagatifu n'ubundi bari bukore mu mujyi ndetse n'umuyobozi w'umujyi wa Bethlehem agashimangira ko ibirori byari kuba nk'ibisanzwe. Abayobozi ba Palestine nabo ngo barashaka ituze ariko kandi ngo n'ubutabera. This is the birthplace of the King of Peace. Hano ni ku ivuko ry'umwami w'amahoro. Rero natwe icyo dushaka ni amahoro. Amahoro nk'ibindi bihugu byose ku isi. Kandi ubutumwa bwacu ku isi ni ubutumwa bw'amahoro. Kandi icyo twifuza kuri Noheli ni ubutabera. We want for Christmas is justice. Gusa nubwo igiti cya Noheli cya Bethlehem cyatunganyijwe mu yindi mijyi ho ibirori ntibyari bishamaje. Mu mujyi wa Aida waranzwe n'imvururu zikomeye mu mezi ashize, amadirishya yarafunze mu rwego rwo kwirinda ibyuka biryana mu maso. Ku musozo aya makuru reka tubagezeho iteganyijwe ryo ku munsi w'ejo tariki 26 Ukuboza 2015. Icyifuzo, igitekerezo cyangwa inyunganizi waba ufite ku makuru yacu twandikire kuri news@cloudtv.rw cyangwa uduhamagare kuri 0789485190 udusangize igitekerezo cyawe. Mwizina rya ekipe yose yamfashe kugira ngo aya makuru abashe kubageraho, reka tubifurize gukomeza kugubwa neza na Noheli mwitegura n'umwaka mushya muhire. Clouds TV. Rwanda is watching.